muraho neza nanone bakunzi ba L55 TV show, mumeze neza, nizeye ko aho muri hose, aho muri mwese ibintu bimeze neza cyane. Ndagushimira wakoze subscribe kuri iyi channel, kandi nanasaba nutarayikora kugira ngo ayikore, kuko ibyiza bigiye kuza kandi bigiye kuza ari byinshi. Rero tugarutse muri ya nkuru yacu, inkuru y'urukundo rwa Isabella rwashonze nk'isabune, rwagiye nyine, ariko aka kanya akaba afite undi muntu bari gukundana, ariko bitaraba official, batarabyemeza, ariko buri umwe twamaje kumenya ko ku ruhande rumwe Isabella ashobora kuba akunda Aime, ndetse na Aime we tusanzwe tubizi ko akunda Isabella. Ariko aka kanya rero hari ikibazo kinini, ikibazo cya Aime umashije kubura. Duherukana rero kuri polisi, ibintuza Kelly yagiye kuri polisi ari kuvuga ati twabuze umuntu gutya na gutya, no kuri polisi nabo bamubwiti, ariko hari umuntu tugeze kumva ko ari mu bitaro ameze gutya na gutya. Rero mwajya kureba niba ari we, hari umuntu wakoze impanuka nijoro, ubwo rero mushobora gusanga ari we. Baragiye rero barihuta, ubwo ni Kelly ndetse na mama wiwe ndetse na wa muhungu. Isabella we ntabwo yagiye, cyane ko nyine we aratwite, ntabwo ashaka ko nyine ntabwo nyine we yiteguye kongera gufesingana n'umuryango wo kwa Aime cyangwa se kwa John, cyane ko mubizi ko nyine yahoze akundana na John, akundana na mukuru wa Aime. Rero ntabwo ashaka gufesingana nabo. Baragiye rero bajya kwa muganga, baravuga ati uwo muntu ninde, babanza kubereka uwa mbere, babona ntabwo ari we, baravuga ati ubu ngubu ni ibiki koko mana yanjye, ubu ngubu byagenze bite? Baravuga ati rero hari undi muntu wakoze nyine nawe wakoze impanuka. Nyine ubwo babaje kwa muganga muri rusange, baravuga ati hari undi muntu wakoze impanuka, ariko iwe yahise apfa, yahise yitaba Imana. Baragenda naho bagerayo bagira ubwoba, baravuga ati Imana tubabarire, bize kugenda amahoro. Bakiri aho ngaho rero nako Isabella yahise ahamagara Kelly, aramaze se bimeze bite? Ati twasanze uwa mbere atari kuwa kabiri, batubwiye ngo byanga binoga nyine ngo hari undi muntu wakoze impanuka kandi we yahise apfa. Ubu rero niwe tugiye kureba, mbabarire, kumva mfite ubwoba. Kelly nako Isabella baravuga ati Imana yanjye mbabarire, arasenga aravuga ati mbabarire, nizere ko atari Aime, ntabwo byamubaho. Ati nakabaye nijoro namubujije kugenda, nakabaye namubujije kuva mu rugo, kurundi nabonaga ko atameze neza. Ati Imana mbabarire, nizere ko atari we. Noneho Kelly aramuga ati rero reka tugende tujye kureba uko bimeze, reka tugende tujye kureba niba ari we nyine, sinzi ariko ndi kumva afite ubwoba. Aravuga ati ndi kubona na John ahageze, reka tujye kureba twumve uko bimeze. Baragiye rero, ni papa we, ni Aime na wa mukozi wahoze ari uwo kwa Jane nyine, n'ubundi wahoze ari uwo kwa Isabella n'ubundi. Muribuka ko nyine we Aime nyine n'ubundi yatangiye kumufasha, akabasiga afite aka business ke nyine, nawe nyine ari aho ngaho. Papa wa Aime, papa wa nako mama wa Aime nawe arahari, nyine ababyeyi babo bose barahari. Ubwo rero baragiye baravuga ati mwihangane nyine. Baragenda bajya kureba, mu kujya kureba nyine Kelly niwe wagiye nyine, niwe ufite imbaraga. Akijya kureba nyine kuyisura, hise yicara hasi arabanza ararira. Nyine baramubaza se bigenze bite? Ati byanga binogo ubu ngubu ni Aime. Nabo bahita bicara hasi bararira nyine. Bamaje babonye nyine byanga binoga ntuzacitse intege ari kurira. Kelly baravuga ati byanga binogo ni Aime nyine, nawe urabyumva nyine. Niba Kelly ari wari ugiye kubarebera, agatangira kurira, agatangira kumera nabi nyine, byanga binoga nyine. Bahise bavuga ati ubu ngubu ni Aime nyine, ni Aime, byanga binoga nta kundi nyine. Bararira nyine, baricara aho ngaho bararira. Baravuga ati ibingibi turabikizwa n'iki koko? Ku rundi ruhande rero twagarutse kuri Isabella nawe ari aho ngaho ari kurira nyine, ari kuvuga ati Imana yanjye ndakwinginze gira utabare Aime, nizere ko nyine baraza kubona ari muzima, nizere ko atari uwo muntu wapfuye.
Imana yanjye kuki ibintu byiza mu buzima bwanjye buri gihe ubinyambura, kuki n'urukundo nari mbonye kuki aka kanya ugiye kurunyambura. Mana yanjye ndakwinginze ngo umbabarire, ndakwinginze ngo umbabarire amafuti yose nakoze, ndakwinginze ngo umbabarire buri kimwe cyose nakosheje. Ariko Mana kuki utatuma nishima, kuki utatuma byibura nanjye hari ikintu cyiza kiba mu buzima bwanjye, byibura na kimwe, kuki utatuma byibura nanjye ho gatoya nishima. Ndagiye nkuze nta babyeyi ngira, nkuze imbabara, nkuze n'agahinda kenshi, umpaye urukundo, umpaye Joni, araje arambabaje we n'umuryango wiwe. Byibura n'ubu nari ngiye kongera kubona nawe uramujyanye, byibura undi muntu nitsigaranye wanyitagaho wamfata kwa mbonye nyine ukundi, wari waranyemeye ukundi, waranyemeye n'ubupfubyi bwanjye, wari waranyemeye n'akababaro kanjye, nawe uramutwaye Mana. Nizere ko utabinkora, nizere ko ibingibi utabinkora Mana yanjye, nizere ko ni ukuri ibingibi utabinkora. Ati wari ubizi ko ntagiye kumukunda, wari ubizi ko ntagiye kumwiyumvamo, wari ubizi ko nyine ari ugiye kuba ubuzima bwanjye, wari ubizi ko ari ugiye kuba ahazaza hanjye, none nawe uramutwaye Mana. Ni ukuri ko Imana nizere ko utabikora, basi ndakwinginze basi njye nzakumvira, nzagukorera buri kimwe ushaka, niba ushaka uzangire n'iki, ariko byibura ndakwinginze ngo umbabarire ugarureme. Nizere ko atari yemerero, nizere ko atari yemerero bari kuvuga bagiye kureba bagiye kureba muri moruge bapfuye. Nizere ko nukuri atari we Mana. Ndabigusabye byibura gira icyo ukora nukuri kw'Imana, gira icyo ukora aba atari yeme, kuko nukuri kw'Imana sinazihanganira kumubura, sinazashobora kubaho. Ese ubundi ndajya kuba hehe? Yego wenda mfite inzu ahangaha, yego wenda na mushiki we yaraje, yego wenda nura muhungu nyine wundi wahoze ari umukozi wanjye tubana nawe arahari, ariko nanone nari mukeneye kuko niwe wari uzi buri kimwe cyanjye, niwe wari umeze nk'aho aka kanya mfashe ubuzima bwanjye, niwe wari uncumbikiye, niwe byose aka kanya nari mfite. None se Mana ubu numujyana ndabahehe? Numujyana se biraza kugenda bite? Ubuzima bwanjye buraza kugarukira he? Ese ndaza kujya gucumbika he noneho? Ese ndaza kubaho gute Mana yanjye? Mana isi undi kuki utatuma nishima, kuki utatuma byibura nanjye byibura bwa rimwe mbaho nishimye, mbaho nyine mfite umunezero, mbaho nyine nanjye numva nyine mbayeho neza. Buri gihe aba ari akababaro mu buzima bwanjye, ngaho ninde wambabaje, ninde wababaye n'ingewe, ngaho nabuze ababyeyi, ngaho mbuze umugabo wanjye wanteye inda, ngaho noneho n'uwo nari mbonye wemeye kwitwara nka papa w'umwana ntwite n'ugatari we nabaragiye. Ese Mana ubu ngubu koko ni igiki nakoze, ni igiki nacomeye kuri wowe Mana? Basi ni ukuri kw'Imana, niba wumva nyine ubuzima bwanjye ntacyo buvuze, niba wumva ubuzima bwanjye ntacyo wabumfashamo, basi burekure bugende Mana. Ubundi kuki utaretse ngo nipfire muri rya joro, kuki utaretse ngo nipfire, kuki utuma umuntu uza kuntabara kandi nawe uzi ko agiye gupfa, reka Mana nkipfira. Isabella nyine akomeze kwicuza, akomeje kurira asaba n'Imana, avuga ati Mana wamfashije, ariko se kuko Mana kuki ibingibi kuki utuma biba ubundi koko wa mugani wa Isabella kuki utuma biba, noneho warangiza ugatuma biba ku bantu beza. Hari abantu benshi hano hanze babayeho nyine muri ubu buzima, buri kintu cyose cyiza nyine bagiye gufata kibacika kandi kigaseka kibagizaho ingaruka yo kubabara. Rero na Isabella nawe nibyo biri kumubaho. Ese Mana wa mugani kuki ibi bintu bikomeza kuba kandi bikaba ku bantu beza. Twagarutse rero kwa wa musirikare we yakomeje kwitwara neza, ari gufata neza madamu wiwe, ari gufata neza umuryango wiwe. Aka kanya rero yatashye yamuzaniye imbuto, aramubwira se bimeze biti, aramubwira ati rero dukwiye kujya kwa muganga tukajya kureba ukuntu umwana ameze, mu nda tukajya kureba ukuntu byose bihagaze. Ni ukuri kw'Imana ndi kumva bikwiye ko tujyayo. Madamu yaravuze ati ariko se wambabariye ukambwira, basi warambabariye se? N'umugabo aramubwira ati narakubabariye we ntugire ikibazo, narakubabariye ntabwo nakabaye ndi hano, ntabwo nakabaye kuvuga ngo tujye kwa muganga. Rero humura ibyo nta kibazo kibirimo. Twagarutse rero kwa muganga, hahandi nyine babandi bari bicaye muri moruge,
noneho Isabelle yarahagurutse arababwira ati ko muri kurizwa n'iki ati none se ntabwo ubonye ko se ari Yemi wapfuye. Noneho Isabelle aravuga ati huye njye ntabwo ndi kurira kuko Yemi yapfuye, ati kuko njye ndi kurira kuko nari nagize ubwoba, nari nzi ko ari Yemi wapfuye. Ati none nsanze atari we, ndimo arishimwa ahubwo ati wakira baramukubise bamubwira ati kuko duteye ubwoba. Noneho Kera aravuga ati none se njyewe nigeze ngira ko mvuga ko Yemi yapfuye, ati nuko nyine nari mfite ubwoba, ati ariko kuba nsanze atari we nyine biranshimishije, kunshimisha niko guhita amanuka nkarira. Ati rero ntago ari we muze murebe, ntago ari Yemi, ati byanga bino gasiba, ati se noneho turamenya tumubariza hehe. Rero niba Yemi atapfuye bakaba batari kumubona muri morgue, bimeze bite nyine? Yemi ari hehe? Dukomeje kumubura, Yemi ari hehe? Reka dusakurikira kandi gace ko butaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza. Ese Yemi ari hehe? We kora subscribe kugira ngo dukomeze kubana umunsi ku munsi. Murakoze.